Bavuga ko hari ubwoko bw'abagore burindwi buri mugabo aba agomba kwirinda ko yazisanga yarabagize abagore. Aba agomba kwirinda kuzisanga abana nabo byemewe n'amategeko. Ubu bwoko cyangwa se ubwo bwoko bw'abagore nibwo tugiye kuganiraho uyu munsi. Hano ni kuri Tiro Montagne Rwanda, aho hakukira ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima. Kugira ujye ubona ibiganiro byacu byose mu buryo bworoshye, manuka munsi y'iyi video ukanda ahantu handitse ijambo subscribe ni iburyo n'ahagana iburyo. Niba warabikoze uri mu bantu badanje, kuko nibyo bituma ubana natwe bitakugoye. Tumaze kuba 14,000 birenga. Njye wumva nitwa Samuel Mugisha. Dukomeze. Ubwoko bwa mbere, abagore bakoresha abagabo. Ibintu byose uzasanga baba basa naho bakoresha amarangamutima yabo bakugenzura uko bashatse, buryo wisanga barakugize nk'igikinisho cyabo. Niyo mpamvu bavuga ngo ntuzizere amarira y'abagore. Ibyo nawe ujye ubyumva. Bazakoresha amakosa wagiye ukora wisangamo, n'ibyo wishinja mu mutima wawe, wowe muri wowe ubwawe ku mutima, ibyo wishinja bakugaraguza agati, bati n'ubundi cyagiye wankoze ibi, wagize gutya. Bagira amayeri menshi mu kugenzura abunganizi babo, ubwo ni abagabo babo cyangwa se abakunzi babo mu by'amarangamutima. Bene aba bantu bakubera babi cyane ku ngingo y'amarangamutima, kandi bakwangiza agaciro wihereza n'uko wifata nk'umugabo. Narcissistic women. Aba n'ubwoko bwa kabiri, ni abagore ubundi bashyira ibyifuzo byabo imbere hejuru y'iby'abandi. Usanga nta mpuhwe bagira, kandi bashobora gukoresha abunganizi babo mu by'amarangamutima, buryo babanyunyuza kugera ku mwuka wabo wa nyuma, bagamije kunguka bonyine. Ni abagore. Ibi ni ibintu biganisha ku nyungu z'uruhande rumwe, ndetse n'umubano ubogamiye hamwe utuma wumva utanyuzwe ku ruhande akenshi rw'umugabo. Ubwoko bwa gatatu ni abitwa drama queens. Bahora mu mikino drama, kandi amakimbirane n'aba bantu azaba mabi cyane n'uba uri kumwe nabo, ndetse ntashobora gukemuka mu mubano wagirana n'aba bantu. Uzumva bakubwira ko bakunda nko kwibagirwa gukora ibintu runaka, urugero guhamagara, kwandikira, kukwitaho. Abagore bakunda imikino kenshi ngo baganisha ku mikino itera umuhangayiko utari ngombwa, kandi n'ibyago cyangwa se akaga katari ngombwa ku bagabo. Ibi ni ibintu biganisha abagabo benshi ku kugorwa no kubaka umubano mwiza kandi uhamye n'abo bagore. Ugasanga umugabo ahora ahuzagurika byaramuyobeye. Ubwoko bwa kane, ba bagore badahereza umwanya amarangamutima yawe cyangwa se abagabo babo cyangwa se abakunzi babo. Abagore nk'aba ngo biragorana cyane ko wamenya abo ari bo, kandi bigora abagabo benshi cyane kubaka umubano ukomeye nabo cyangwa se uhamye. Ni ibintu bituma biyumva nk'umuntu uba waciwe amazi, nkaho batitaweho. Ni abagabo. Ibintu bituma barakara cyane cyangwa se bababara, bikaba byakoma mu nkokora kubaka urukundo ruhamye kandi n'icyizere hagati y'abantu babiri. Ni abagore. Abagore bagenzura cyane ni ubundi bwoko. Kugenzura umugabo ubundi ni ikimenyetso cyo kutiyizera ku mugore, ndetse ni ikimenyetso cyerekana ubushake bwo kugira ububasha n'imbaraga hejuru ye. Ni umugabo. Abagore bagaragaza imyitwarire akenshi bisanga bategeka abagabo babo, kandi mu buryo bw'igitugu. Baca abagabo babo ku nshuti zabo z'ibihe, babaca ku miryango yabo. Abagabo benshi bisanga batakigenzura, nta bwigenge bakigira. Ibi ni ibintu bibuza umugabo umwuka no guhumeka cyangwa se ubuhumekero, kandi bikazamura umujinya no gutakaza ibyishimo n'icyanga cy'ubuzima ku bagabo. Abagore bafite ibintu byababase. Abagore bafite ibintu byababase. Ibiyobyabwenge byaba urugero rwiza, yewe niyo yaba yarabaswe n'ikindi kintu, yarabaswe n'ibirori. Ngo aba bagore bateye gutya usanga mu buryo bw'amarangamutima ari babi cyane. Kubatwa n'ibintu, ibiyobyabwenge ubwo n'inzoga zirimo. Kubatwa n'ibintu runaka, ibiyobyabwenge ubwo n'inzoga zirimo. Ibi ni ibintu bibangamira cyane, ibintu bisaba gushyiramo umutimanama runaka hagati yawe nawe igihe ari ngombwa. Ibintu kandi biganisha ku mico n'imyitwarire utamenya umugore agira. Ububata, iyo yaba yarabaswe n'amasengesho cyangwa se idini. Ububata, iyo yaba yarabaswe n'amasengesho cyangwa se idini. Ibintu usanga
byongera cyane imbaraga byari bugutware cyangwa se bugusabe ngo umubano wawe nawe ube mwiza. Kandi abagabo benshi bisa naho muba mutiteguye kubaho gutya, ahubwo biramucanga hafi gusara. Nawe wigeze ubona umugore ukoreshwa ibintu n'inzoga nyinshi, ejo yari yanyweye, ejo hakurikira ntaba ari kwibuka n'ibyo yakoze? Wa wundi utakora ikintu runaka ngo nuko pasiteri yavuze koko ari icyaha kandi ari inyungu z'umuryango. Wibuke abagore basenga bubaha Imana bari mu bagore bazimukeneye. Ibyo mvuga murabyumva kuko murakuze. Ubwoko bwa karindwi ni nabwo dusorezaho, abagore batarabizerwa. Icyizere ni ryo buyifatizo ry'umubano muzima, relationship. Ibyo uzabyibuke. Abagore bahora bagambanira baca inyuma abakunzi n'abagabo babo mu bijyanye n'icyizere, yewe n'imibonano ihuza ibitsina. Ntuzabane nabo. Kuryamana n'abandi bantu atabyumvikanyeho cyangwa se bitazwi n'umugabo we. Ubundi aba bagore nta ndangagaciro z'ubunyangamugayo kandi no kwiyemeza mu kintu runaka baba bifitemo cyangwa se bafite muri bo. Ngibi bintu bizangiza umubano wawe nabo byoroshye. Rero uzabirinde hakiri kare. Nuko nguko ntimuzavuge ko ntababwiye. Ni bigari bigize video y'uyu munsi ku kirahuri cyawe, kandi uri kurebaho iyi video nagushyiriho indi video wareba. Irebe nonaha, ndabizi nayo uraza kwikunda. Ndetse njyewe naho ubutaha.